Imyiteguro y'isabukuru y'imyaka 25 umuryango wa FPR Inkotanyi umaze ushinzwe mu karere ka Burera yatangijwe n'isiganwa ry'amagare gitabiriwe n'abasore n'inkumi. Hakinwe kandi umupira w'amaguru wahuje ikipe y'umurenge wa Rwerere n'uwa Rusarabuye. Ibyo birori byaranzwe n'ubuhamya bwatanzwe n'abanyamuryango bagaragaje ko FPR Inkotanyi yabafashije kuzamuka iterambere rikihuta hirya no hino mu mirenge. Bishimira kuba bafite umudendezo mu gihugu bakora ibateza imbere bizamura igihugu kandi bakaba bahora batozwa kuza imbaraga mu byubaka. Bakaba bagaragaje ko gahunda zibateza imbere bazisanga hose kandi ngamahoro akabahindi wabo. Ngo abenshi borojwe inka binyuze muri gahunda bakesha chairman w'umuryango wabo Paul Kagame. Senateri muri Sena y'u Rwanda Mukantabana Maria yibukije abanyamuryango wa FPR Inkotanyi aho umuryango wavuye naho ugeze uzamura imibereho y'abaturarwanda bose. Yabibukije ko bagomba gukomera ku mahame yo kwihesha agaciro, gukora cyane, kugira icyerekezo mu byo bakora no kuzamurana kugira ngo abatishoboye baremerwe iterambere rizamukire rimwe hose. Chairman w'umuryango mu karere ka Burera Sembagare Samuel yavuze ko yishimije cyane ari amahoro n'iterambere rigaragara hirya no hino mu karere ka Burera. Mu byo bashyira imbere harimo ibikorwa remezo birimo amashuri n'ibitaro bya Butaro avuga ko biri ku rwego mpuzamahanga, hakaba harimo n'izindi gahunda nziza ziteganyirizwa akarere ayobora. Ngabira bitaro ni ndashyikira ni regional ariko noneho hari akarusho centre ya of excellence ya cancer ivura cancer muri Afrika ni mu Rwanda ni muri Burera. Ni ikintu rero kuri twe kitukomanga ku mutima twumva ari akarusho yurebye umutekano ari utuma abanyaburera baratekanye bo ari aborora barorora ari abahinzi barahinga ari abakora business barakora business. Murumva se ibigo bya FPR twabivuga bwaca bukira gahunda ya Girinka urwo rukundo FPR yadutoje rwo kumenya umugufi ubwo FPR nayirata kageza hehe. Nkuko byatangajwe na Sembagare Samuel ngo mu bikorwa biteganywa kuzageza igihe isabukuru y'umuryango FPR Inkotanyi zizihirizwa ku itariki 15 kubuza uyu mwaka harimo kuremera abatishoboye, kwihutisha gahunda zizamura abaturage no gukomeza gucengeza mu banyarwanda ihame ryo kwihesha agaciro. Tuyishime Jadofis wa Renfort Burera.